kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa nyuma mbere ya haji, umuntu abanza kwinjira muri ihramu akambara umwenda wera. Umuhaji abanza kwiyuhagira kwambara ihramu. Abagabo bitega ibitambaro bibiri by'umweru, abagore imyambaro isanzwe iteye ikinyabupfura. Gufata niya ya haji, gutangira kuvuga takbir cyangwa se tarbiya, labbaik labbaik Allahumma labbaik. Iyo amaze kwinjira muri ihramu hari ibyo yirinda: gukata umusatsi cyangwa inzara, gukoresha perfume cyangwa se parufe, gushwana cyangwa nanone gukora ibyaha. Ku munsi wa munani wa Dhul-Hijja, umunsi wa talwiya, tama al-talwiya, uyu ni umunsi udasanzwe aho abahaji bava Maka ndetse bakajya Mina, basengerayo adhuhur, asr, maghrib ndetse na isha. Haba na fajiri naho bayisengerayo. Barara Mina ndetse bakanakomereza talbiya. Ibi byose bikora na dua. Ku munsi wa 9 wa Dhul-Hijja, umunsi wa Arafa, umunsi udasanzwe, umunsi ukomeye cyane, day of Arafa. Uyu ni umunsi mukuru wa haji. Abahaji bava Mina bajya Arafa, bahagarara Arafa kuva dhuhur kugeza izuba rirenze. Basaba dua cyane kandi bakicuza ibyaha. Intumwa yavuze ati: haji ni Arafa nyuma y'izuba. Bava Arafa bajya Muzdalifa, bahakorera maghrib na isha kandi bakabikorera hamwe. Aho ngaho baraharara ndetse banatoragura udukorwa two gutera shayitani, twatubuye nyine mujya mwumva two gutera shayitani. Ku munsi wa 10 wa Dhul-Hijja, Eid al-Adha. Eid al-Adha, ubwo uwo munsi nyine ni umunsi udasanzwe nawo. Uyu munsi hakorwa ibikorwa byinshi: gutera jamalatu ndetse bahera jamla al-qaba. Jamla al-qaba batera udukorwa 7 nanone bavuga Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Gutanga igitambo: intama cyangwa ihene, inka cyangwa ingamiya, kogosha cyangwa kugabanya umusatsi. Abagabo benshi bogosha, abagore bagabanya make. Nyuma y'ibi bimwe byo muri ihramu birarangira, tawafu al-afda, basubira Maka bazenguruka Kaaba inshuro 7. Hanyuma bagakora sayi hagati ya Safa na Marwa ku munsi wa 11 no 13 Dhul-Hijja. Ayama at-tashriq, ayamu al-tashriq, abahaji baba bari Mina, batera jamaratu 3 buri munsi no hagati nini. Buri umwe atera udukorwa 7. Gusozanya haji, tawaf al-wada. Iyo umuhaji agiye kuva Maka akora tawaf, usezera azenguruka Kaaba inshuro 7. Bwa nyuma haji iba irangiye gutyo. Allah yemerere haji y'abahaji bose. Tuboneyeho no kubiseguraho abantu bose ko twijeje ikiganiro kiri live ko bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye kitigiye gicaho. Haji 2026 isize ishusho nziza, aho buri muntu wese yari mu mwuka wo kujya gukora umutambagiro mutagatifu. Impanuro bahawe na nyakubahwa mufti w'u Rwanda ndetse n'abandi mu nzego zigiye zitandukanye bavuze ko zizababera impamba kandi bakazagaruka amahoro. Ku itariki 28 dushaka kuzahura nanone mugaruka muvuye gutera amabuye muri mu kibaya cya Mina ndetse mu misozi ya Safa na Marwa. Tubifurije kuzagaruka amahoro. Hussein ukuri ku biganiro byacu.
Uyu munsi turaza kubagezaho official update zigiye zitandukanye kuri hijja. Imiryango, inshuti n'abavandimwe bari bitabiriye uwo muhango wo guherekeza abahaji igihe berekezaga ku butaka butagatifu Maka. Iki ni icyizere, ni urumuri. Ibyinshi kuri uru rugendo tuzagenda tubisangira, cyane cyane ko tuba dufitiye benshi, haba abaherekeje abo bahujaji ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye mu nzego zigiye zitandukanye dushobora kuba twakwifashisha kugira ngo amakuru agenda bageraho 5 kuri 5 kuri channel yacu Hussein w'ukuri. Tugenda tuha ibiganiro bigiye bitandukanye birimo n'ibi ngibi, haba ku munsi wa mbere kugeza none banagarutse, tubibutsa ko umuntu yaba afite igitambo. Ubu ngubu ni Eid yo gutamba, Eid al-Adha, kandi nanone buri muntu wese yemerewe kuba yatanga amwe mu matungo yagaragajwe haruguru: intama, ihene, inka ndetse n'andi matungo agiye agaragazwa nk'ingamiya. Cyokora mu Rwanda ho bikaba bigoye kuba wayibona. Ubwo amwe mu matungo ushobora kuba kwifashisha nayo tugarutseho haruguru. Ikindi, utamba agomba gutamba itungo ridafite ikibazo na kimwe cyangwa se ridafite ubusembwa. Agomba gutanga mu gihe cyagenwe, mu minsi yagenwe, igihe nyine kiba cyaravuzweho na Islam, haba muri Qur'an ntagatifu ndetse na sunna z'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Umutambagiro mutagatifu ni igihe nyine baba barimo gutera amabuye bakazenguruka kuri ya misozi, haba Safa na Marwa, bagakora kuri Kaaba ndetse bakagenda banahakata bazenguruka inshuro 7. Kwiyeza, ibyo ngibyo bikorwa ku munsi wa nyuma, ari nabwo haba harimo gushyirwaho umucyo ku gikorwa cy'umutambagiro mutagatifu Hijja 2026, haba hano mu Rwanda ndetse no ku isi hose. Habonetsemo imyihariko igiye itandukanye, gusa ntaho itandukaniye n'izagiye zitambuka haba mbere ndetse n'uyu munsi. Uyu munsi abenshi bagiye kwitemberera ku hantu hafite amateka, hafite uburanga. Benshi babona ari ahantu nyine hatangaje. Iyo bavuyeyo, bavuye buri muntu wese yitekerejeho, abona byinshi, yiga byinshi, agenda henshi, abona n'amashusho menshi. Aho ngaho uzahasanga abagore, abagabo bose bivanze. Cyokora abagabo baba bambaye bitandukanye n'abagore. Mo imbere mu myenda bambaye abagabo nta kintu kiba kirimo uretse imyambaro y'amahariri. Iyo myambaro ugomba kuwambara wikwije, ariko nanone hagaragara ukuboko kumwe ukundi gupfutse. Uyu ni umwambaro wambara wejejwe, gukata umusatsi cyangwa se gukora ikindi gikorwa icyo ari cyo cyose nko gukata inzara. Ibyo ngibyo byo biremewe mu dini y'Isilamu kuba wabikora, cyangwa se ukagabanya kimwe muri ibyo. Twavuze byinshi mu mutambagiro mutagatifu, aho ubona amashusho y'umweru, ubona Kaaba isize ishusho harimo amashusho y'umukara, ariko hagiye handitseho n'andi magambo agiye atandukanye. Nyakubahwa Mufti w'u Rwanda Sindayigaya Musa, nk'uwari ukuriye iki gikorwa cyo guherekeza abahaji, zimwe mu mpanuro yatanze ntabwo yari kwibagirwa no kubabwira yuko bagomba kwitwararika ntihazagire ikintu cyangiza hijja yabo. Bamuteze amatwi ibi byose ndetse banamusezeranya yuko rwose bazabikora nk'uko yabasabye. Hijja 2026, umwihariko w'u Rwanda. Ahangaha baganirijwe n'ingeri zose zigiye zitandukanye mu myenda bari bambaye, ariko nanone hariho n'idarapo ry'u Rwanda. Buri wese afite igikapu. Umuryango w'Isilamu mu Rwanda, Rwanda Muslim Community, wari witeguye neza. Nyamara n'ubwo bwose ibi byose byari biri kuba, buri wese yibazaga ese umunsi wa mbere ni ryari? Umunsi wa mbere wa Dhul Hijja ni none ku wa mbere, kandi nanone mu kwezi kw'idini ya Islam, uko ni ukwezi gufatwa nk'ukwezi kw'impuhwe, ukwezi gukorwamo ibikorwa byinshi,
aho benshi bigomwa ibitotsi byabo bagasoma Qur'ani cyane, amagambo aba make ahubwo ibikorwa bikaba byinshi. Sheikh Sindayigaya Musa yagarutse ku bintu bigiye bitandukanye, ariko nk'ijambo riruta ayandi mu magambo yavuze ni uko yavuze yuko buri muhaji wese akwiye kwita kuri hijja ye akazayikora amahoro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.